Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Inkuru mbi cyane, inkuru yasakaye mu bakirisitu bose bo mu Rwanda, cyane cyane abatuye mu karere ka Musanze. Ni inkuru mbi, ni inkuru kuyakira nabo birimo birabagora. Nyuma y'uko bagiye kujya basengeraga cyangwa isengero basengeragamo, ubu ngubu bagomba gushaka ahandi bagomba kujya gusengera. Nyuma y'uko ibyabaye kuri izo sengero biteye agahinda kandi biranababaje. Abakirisitu mu gahinda kenshi cyane babuze ayo bacira n'ayo bamira nyuma yo kubona isengero basengeragamo abazihaye ibihano bikakaye. Uraza kumenya mbese izo sengero ni zingahe, mbese ubuyobozi bwo bwatangaje iki bwo muri aka karere, mbese urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwo rwatangaje iki kuri izi sengero. Icyo ngusabye nyabona rero ni uko wadushigikira ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato, turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru. Na n'ubu abakirisitu kuyakira byabagoye cyane, nyuma yo kumva ko gusenga ubu ngubu bagiye kujya babifata nk'ibintu bitakibaho, bitewe n'uko aho basengeraga hagiye gukorerwa ibindi bindi. Uraza kumenya mbese ubu ngubu byifashe gute. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakiye urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Buri gihe icyo ngusaba ni ugukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako gakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Abaturage bati ubu turabaho gute, ntabwo tuzongera kwiyambaza Imana. Ibi rero bano baturage mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi, babivuze nyuma y'uko isengero 185 zo mu karere ka Musanze zimaze gufungwa kubera ngo kutuzuza ibisabwa birimo izidafite imirindankuba, ngo kuko iyo bigeze mu gihe cy'imvura w'isengero ngo zidafite imirindankuba ngo ntago biba ari sawa, ngo cyangwa ntago biba ari byiza. Nanone gufunga izo sengero basanze harimo n'isengero ngo zidafite isuku ihagije, zimwe na zimwe zidafite ubwiherero bwiza, ndetse n'aho basengera ubona hari umwanda. Ibi rero bigomeje kubabaza abaturage batuye aka karere nyuma yo gufungirwa isengero zabo hafi 185 n'isengero zafunzwe kandi n'abayobozi b'aka karere ndetse n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, nyuma y'uko yari rimaze gukora igenzura muri aka karere kuri izo sengero. Rusange muri aka karere ka Musanze ngo kari karimo isengero 317. Nawe imba warize imibare ubu urahita wumva koko isengero zaba zisigaye muri aka karere ka Musanze, urumva ko atari isengero nyinshi. Mu yandi mabwiriza, urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB mu Rwanda ruhora rusaba isengero kuzuza ibi bikurikira: ukuba urusengero rufite icyangombwa gitangwa n'uru rwego, no kuba rufite kandi uburyo bwo kubungabunga isuku bwubahirije amabwiriza agenga isuku mu mujyi urusengero ruba ruherereyemo, ndetse runafite uburyo bwo gufata amazi y'imvura. Ubu baravuga hano ibigega ndetse n'ibindi bindi n'imireko. Ngo niyo mpamvu runo rwego rumaze kuvuga, ngo niyo mpamvu isengero bajya kugikora igenzura basanga isengero rudafite ibi ngibi bakahita barufunga. Gusa bamwe mu baturage bo muri aka karere bumvise iyi nkuru bagakuka umutima bakabura ayo bacira n'ayo bamira.
bamwe na bamwe ntabwo byabashimishije, aho bavuze ati iyo babanza bagateguza ba nyir'isengero kugira ngo babe bashaka ahandi bazajyana abakirisitu babo, ngo cyangwa bari kubibabwira mbere ngo ubundi bakavugurura urwo rusengero, ariko abakirisitu babo ngo kugira ngo ntibabure aho bazaza basengera. Gusa harimo n'abandi baturage nabo bishimiye urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ndetse n'aka karere ka Musanze bishimiye gufunga zino sengero 185. Nabo bemeza ko bavuga ko muri iki gihe uzakunda gusanga umuntu wese yagize igitekerezo cyo gushinga urusengero ngo niyo haba ari mu nzu yiwe abamo cyangwa n'iy'amandi, ngo akayikodesha ngo agashingamo itorero ngo kugira ngo yibonere amaramuko, ngo nta byangombwa ngo cyangwa ngo nta n'ubumenyi afite byo kuyobora itorero. Ibyo rero nibyo abaturage baheraho bavuga ko n'ubundi uru rwego rwakoze ibintu byiza cyane. Reka rero ngushimire wowe wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, tukubwira ko wakoze igikorwa cyiza kandi igikorwa cy'ubutwari. Duhora tukubwira ko ugomba gukora subscribe cyangwa sabone n'akazugira kaza nako kagakandaho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.